Rina arimo yakira umukunzi we Ben ari no kamubwira ati urakaze neza rwose Ben, nari ngukumbuye cyane. Ben nawe ariko amubwira ati ariko se uriya mukobwa ninde? Uriya mukobwa mbonye ku muryango ni uwa hehe? Rina niko kumusubiza ati mukundwa rwose mbabarira, ibyo uriya mukobwa urimo kuvuga se undi Kayitesi, ibyo rwose ubyihoreye. Welcome, sha nari ngukumbuye, banza rwose uze wicare utekane, ibyo uraza kuba ubimenya. Muri ako kanya rero bahise binjira mu nzu. Bageze mu nzu rero nibwo Ben yabazaga umukunzi we Rina ati none se mama wanjye ntawe uhari? Rina niko kumusubiza ati sha arasohotse gatoya nyine agiye kureba wa mukecuru w'inshuti ye utuye hariya hepfo, ariko yambwiye ko atari butindeyo ko nawe nyine yarazi kuri buze, ubu rwose ari hafi kugaruka. Muri ako kanya rero nibwo Kayitesi yahise aza arimo arya igisheke. Nibwo rero Ben amubonye amubwiraga ati niwe wafungiranaga mu rugo rwanjye wanze kumfungurira nta soni ufite? Kayitesi niko kuvuga ati ntabwo nari nzi ko rwose muri mwebwe ba bosi bacu mumbabarire kuba nanze kubafungurira, rwose byandenzeho. Nibwo rero Rina yavugaga ati mukundwa rwose mbabarira uze twigire mu cyumba, ariko ibyiza ni uko ugarutse ni wowe rwose ushobora kuba wakirukana Kayitesi. Nahoze mbibwira mama w'inshuro nyinshi ariko nyine sabyumve, reka rwose tugende mu cyumba bamwihoreye. Bakira aho ngaho rero Kayitesi yahise yitsamura, nibwo ibicanshwe byose byikubita kuri Ben, maze Ben niko kwikanga, maze muri ako kanya Rina niko kuhita amukubita hasi maze agwira ukuboko. Rina rero yahise afata Ben maze binjira mu cyumba cyabo. Baragiye rero bahageze nibwo Rina yamubwiraga ati rwose ndumva nizerewe kuba waje, rwose ndumva nishimye cyane. Ben niko kumubwira ati ariko rero ugasanga kuko uriya mukobwa hari isoni agira, urabona ukuntu anyitsamuriyeho, usiko wagira ngo nta bwenge agira. Nibwo rero Rina yamubwiraga ati humura rwose mukundwa, ibyo ngibyo gerageza kubyikuramo, ariko usundi mama we yagiye hehe ko mbona arimo gutindayo? Reka rwose mama ze ibindi byose ari buze kubikurikirana. Nibwo rero nkaho rwose njye ntabwo namwirukana. Muri ako kanya rero nibwo Rina ndetse na Ben bari bakumburanye bahise batangira gusomana. Ku rundi ruhande rero nibwo Kayitesi yari arimo yikanda, ari nako yari arimo azirika ukuboko kwe bande dore ko yari yakugwiriye. Bidatinze rero mama wa Ben yaje kuva gusura wa mukecuru w'inshuti ye bari baturanye, nibwo rero yahageze. Rina rero yahise amubwira uko byagenze kose. Nibwo mama wa Ben yahise avuga ati mumbwirire Kayitesi aze hano. Kayitesi rero yaraje, nibwo bamubazaga ati ubu ntabwo warebaga ifoto ye ngo unamubona uhita umenya ko ari we? Kayitesi niko kuvuga ati rwose munyihanganire, narebaga ku ifoto nkabona atari we, ariko rwose ubu ngubu nibwo mbashije kuba nabyumva, kuko rwose hariya ku ifoto urabona ko ananutse, ikindi kandi nta nubwo afite ibitugu binini cyane nk'ibyo afite ubu ngubu. Nibwo rero Rina yavugaga ati ariko ubundi wowe nta kindi ushobora uretse kwirirwa uvuga ibintu by'ubugoryi, hita upfukama se nyine aho ngaho. Kayitesi rero yahise apfukama. Nibwo Ben utarakundaga umuntu ubabaza undi nibwo yahitaga amubwira ati mukundwa ngwino tujye mu cyumba, ibyo ngibyo byihorere, reka mama byiteho kuko umukozi n'uwe ntabwo ari uwacu. Ben na Rina rero bahise bajya mu cyumba cyabo bajya kuryama. Mama wa Ben niko kuvuga ati kandi ubwo dore urakicaye aho ngaho, ubwo se nta soni ufite? Ngaho uze nyine nawe haguruka ujye kuryama. Kayitesi rero yahise ahaguruka ajya kuryama. Bose rero bagiye kuryama. Nibwo mu gitondo cya kare Ben wari uri mu gikoni arimo yitegurira ka breakfast, dore ko yari avuye mu bihugu by'i Burayi, yanamenyere kwitegurira buri kimwe. Nibwo Kayitesi yinjiraga amubaza niba yagize ijoro ryiza. Ben yamusubije ko yagize ijoro ryiza rwose nta kibazo. Nibwo rero Ben yamubwiraga ati reba ayo mata ndaje, hari ikintu nibagiwe mu cyumba. Ben rero agisiga laptop yaho ngaho, Kayitesi ukunda gukina game yahise ayijyaho, nibwo yahise atangira gukina game. Nibwo rero Ben yagarukaga maze agasanga ari gukina game kuri laptop ye. Nibwo rero Ben yamubwiraga ati ariko ubundi ufite ubwenge, urimo uragerageza rwose kuntesha umutwe mu nzira izo arizo zose, dore nari nakwihoreye kubera ibyo ejo wakoze, none reba n'ubu ngubu uri kuri laptop yanjye ngo urimo urakinaho zino game. Ubu se wakurozinze amafayiro yanjye yose mba mbigenje gute? Rwose ubutaha ntuzongere gukinira kuri laptop yanjye, ibyo rwose ubyumve kandi bikujyemo. Nibwo rero Ben yahise afata laptop ye maze yisubirira mu cyumba.
Amasaha rero yakomeje kwicuma nibwo n'ubundi Kayitesi yaje kubasavinga ibiryo bya nijoro bararya maze basoje bareba televiziyo gatoya maze bajya kuryama. Mu ijoro rwagati rero nibwo Kayitesi yaje kugira inzozi, nibwo yarotaga abona atwaye imodoka ndetse yicaranye na Ben mu modoka barimo baseka cyane bishimye. Muri izo nzozi rwose wabonaga yuko Kayitesi yari yarabaye umukobwa w'umusirimu wari ufite imisatsi ihenze cyane ndetse na make-up, ubona yarabaye umukobwa mwiza cyane w'agatangaza. Muri ako kanya rero Kayitesi wari uryamye se ashigukira hejuru niko gutangira kwibaza ati mana yangize inzozi ndose ni bwoko ki, kuko nk'ubungubu ibi ni ibiki biba bimbayeho koko, dore rwose ni 11:00 ubu ndabizi ahubwo ba boss wanjye barinda kubyuka. Nibwo rero Kayitesi yahise asenga niko kuhita yinjira mu gikoni. Yaragiye ageze mu gikoni niko gusangamo Ben wakundaga kuzinduka cyane. Ben rero yaramubonye maze abona aziritse ukuboko n'iyo bande niko kumubaza ati ese ubundi uko kuboko kwawe kumeze gute? Kayitesi niko kumubwira ati kurimo kororwa gahoro gahoro. Ben niko kumubwira ati wakuzana no nkareba se? Kayitesi mu bwoba bwinshi niko kumuhereza. Nibwo rero Ben yavugaga ati nta nubwo rwose urimo koroherwa, ahubwo bikomeje gutya warushaho kuremba cyane, reka nze ngira icyo ngufasha, reka duhurire hariya muri salo, reka njye kuzana box yanjye y'imiti ndetse n'ibipfuko nze ngufashe maze ubundi ukomeze akazi kawe. Ben rero yahise ajya kuzana ako kabogisi ke kabagamo imiti niko kumwitaho aramupfuka neza, niko kumubwira ati maze wirinde gukomeza kugakoresha akazi k'imbaraga katarakomera kuko rwose byatuma gatinda gukira. Nibwo rero Kayitesi yamushimiraga amubwira ko rwose amukoreye igikorwa cyiza cyane kandi ko amusaba imbabazi kuba yakinishije laptop yatabiherewe uburenganzira no kuba yaramwitsamuriyeho ndetse no kuba yaranze kumufungurira. Ben yaramubwiye ati ibyo rwose njye narabyibagiwe, mu by'ukuri rwose ibintu birangiye ubwo nyine nanjye mpita mpindura page, ntago nkomeza gutekereza ku bintu by'amakosa mato matoya nanjye nakora, gaho rero kumiza imirimo yawe. Amasaha rero yaje kugira Ben yo kujya mu kazi. Nibwo yaje kujya mu kazi yasezeye ku mukunzi we Rina maze aragenda. Akimara kurenga nibwo Rina yahise ahamagara Kayitesi. Kayitesi rero yaraje nibwo Rina yamubwiraga ati reba iyo myenda nashyize aho ngaho ndashaka kujya kuyifura kandi ndashaka iyo myenda ifurishwa intoki, ntabwo nshaka ikoreshwa imashini. Nibwo rero Kayitesi yavugaga ati rwose mumbabariye, bibaye atari ukubasuzugura rwose ukuboko kwanjye ntabwo kwari kwakira neza, nagira ngo rwose mbabwire ko numva nkirimo kubabara. Rina niko kumubwira ati ibyo si ubwo ngubwo njye birandeba, ibyo byose ni amakosa yawe, uri hano gukora akazi, ibyo byo kuba waravunitse cyangwa utaravunitse ibyo ntabwo rwose bindeba, icyo nkubwiye cyo nuko nshaka imyenda yanjye ifurishijwe intoki kandi niba ubesha ukayipfubya uraza kubona ishyano. Nibwo rero Kayitesi wabonaga yuko nta kindi yakora kugira ngo Rina yumve, yahise yifata maze arayijyana. Kayitesi yatangiye gufura bimugoye rwose dore ko ukuboko kwe kwari kukivunitse cyane. Yafuze imyenda myinshi cyane Rina yari yamuhaye kugeza ubwo Ben yaje kuva mu kazi agasanga Kayitesi akirimo kuyifura. Ben akimubona yarikanze cyane niko kumubaza ati kubera icyo urimo gufurisha imyenda intoki kandi ufite igipfuko kandi waravunitse, ni ukubera iki? Kayitesi atarasubiza nibwo Ben yamubazaga ati ubundi se washing machine yabagize ikihe kibazo? Nibwo rero Kayitesi yavugaga ati ni madamu wambwiye ko ino myenda nyifurisha intoki. Ben niko kumubaza ati madamu ushatse kuvuga ninde, mama wanjye cyangwa fiance wanjye? Nibwo rero Kayitesi yavugaga ati ni madamu Rina, ni fiance wanyu, niwe wabinsabye. Muri ako kanya rero nibwo Ben yamubwiraga ati ituhagarika rwose ibyo ngibyo urimo gukora hanyuma ujye n'ujye kuruhuka, ibyo ntabwo bikwiriye. Nibwo rero Ben yahise yinjira mu cyumba. Akigera mu cyumba niko gusanga Rina yibereye kuri telefone, niko kwita mubaza mu mujinya mwinshi cyane ati Rina ni gute wafata uriya mukobwa ubona wagize ikibazo ku kuboko warangiza ukamufurisha? Biriya ntabwo ari byo, uzi neza ko ari wamusunitse none wanamuhaye imyenda yo gufura washing machine, uzi neza ko nta kibazo yagize. Rina niko kuvuga ati ariko ubundi ko mbona ukomeje kumwitaho bimeze gute? Dore ejo bundi narakubonye ndakwihorera urimo uramupfuka, none n'ubu ngubu namuhaye imyenda yo gufura urimo uragerageza kumuvuganira, watangiye kumukunda se urimo kwifuza kuba waryamana nawe? Nibwo rero Ben yavugaga ati Rina uzi neza ko najya nkunda amagambo nk'ayo ngayo, kandi ikindi uzi ko najya nkunda injustice,
ibintu wakoze ntabwo bikwiriye. Umukobwa yagize ikibazo ku kuboko kubera wowe wamusunitse, atari nawe we yari aciriyeho ibicanshwe yitsamuye. Kandi abantu bose ntabwo ari ko bari educative mu kwitsamura ku buryo yakitsamura afasheho kugira ngo ibicanshwe bidakwira hose. So ubwo rero nko kugira ngo umusunike wagombaga kuba waramwigishije. Rina niko kumubasubiza ati hanyuma se yo kutabimubwiye. Ben niko kumubwira ati ukeneye ugiye kumubaza, ejo bundi ubwo nagize amahirwe yo kuganira nawe ntarabimusobanurira umubwira uko bikorwa kandi yarabyumvishe. So ubwo rero rwose umbabarire, nagize umunsi muremure, ntabwo nshaka kuba nashwana nawe kano kanya. Kayitesi rero wari ufite ikibazo cy'ukuboko n'undi yahise yinjira mu gikoni, niko gutangira gutegura amafunguro ya nijoro. Yari abafunguriye maze bararya, basoje kurya niko Kayitesi yanuye amasahani, yogeje ibyombo ubona ko byari bimugoye cyane dore ko n'undi akaboko ke rwose katari kagakize neza. Nibwo rero yaje kugeza ubwo asoje maze ajya kuryama. Aryamye nanone yaje kugira izindi nzozi. Yaje kurota noneho abona yicaye ku meza amwe na Ben ndetse na mama we barimo basangira. Ibintu nanone byaje gutuma Kayitesi yicurira hejuru avuga ati ariko se rwose izi nzozi nkomeje kurota n'inzozi bwoko ki? Kayitesi yaravuze ati mana reka rwose nsenga ibi bintu bikomeze kumvamo sinzi ibyo ari byo. Bwaje gucya rero nibwo Kayitesi yaje gutunganya ibyo mu gikoni ndetse akora amasuku. Yaje gusabwa guteka ibiryo bya saa sita dore ko byari muri weekend. Kayitesi n'ubundi rero yaje gufatwa n'udutotsi mu gikoni. Yaje kongera kurota abona noneho yicaranye ahantu heza cyane we na Ben barimo bagira ibihe byiza cyane. Kayitesi izo nzozi yazitinzemo kurya ibyo yatetse byose byaje guhinduka umwotsi gusa. Inzu yose rero yaje kuba umwotsi. Nibwo rero mama wa Ben wagiraga ikibazo cya asima yatangiye gukorora nabi cyane, ubona ko umwuka utangiye kumubana mukeya. Bararebye babona inzu yose yabaye umwotsi, binjiye mu gikoni basanga Kayitesi arasinziriye. Baramukomanze maze yicurira hejuru. Muri ako kanya rero nibwo bahise batangira kumutonganya cyane, ari nako Rina yashakaga ko akubitwa ndetse rwose akaba yakoreshwa imirimo y'agahato. Ariko Ben aramubwira ati oya Rina, uyu ni umukobwa mukuru, ntabwo ubona ko arengeje imyaka 20, nibwo dushaka gufata umukobwa nk'uyu nguyu ukashaka kumupfukamisha, ntabwo bikwiriye rwose. Yego ibyo wakoze ni amakosa ntibizanasubire, ariko nawe wikwirirwa umukoresha gutya, ibyo byihorere. Kandi byari no muri weekend, uzi ko nagusabye kuntekera ariko ntiwabikora, none urimo uramurenganya. Sinshyigikiye ko yashirije, ariko rwose nawe wakabaye byibuze wanyarukira mu gikoni ukajya kureba uko bimeze, kuko uzi neza ko mama atari ameze neza. Kandi nzi neza ko rwose iyo mama nta kindi kibazo afite yita ku bigendanye n'igikoni, ariko wowe rwose sinzi uko biba bimeze. Muri ako kanya rero n'ubundi Rina yarongera arakara cyane, niko kuhita avuga ati ariko ubundi uryamana nawe ko mbona ukomeje kumushyigikira cyane, ibi rwose ntabwo ndimo ndabyumva, ibi se ni ibiki? Ntabwo rwose ndimo kubisobanukirwa, ndimo ndahana umuntu wakoze amakosa warangiza akaba ari njye ushaka gushyiraho amakosa, ibi rwose ntabwo bikwiriye, niba uryamana nawe ubivuge. Rina rero yavuze ayo magambo, ibyatumye mama wa Ben yikanga, ubona ko rwose ayo magambo atarayategereje ko wari ugiye kuzaba umukazana we mu minsi iri imbere, dore ko yari fiancé wa Ben. Rina rero yahise yikubita niko kwerekeza mu cyumba cye. Ku rundi ruhande rero nibwo bahise babwira Kayitesi wari ubapfukamye imbere bati nawe rwose tuve mu maso, ibyo wakoze ntabwo bikwiriye. Kayitesi rero yahise agenda yinjira mu cyumba cye, none niko kwicara maze atangira kwitekerezaho. Yatangiye kwibwira ati ariko mana, iyi si rwose nta n'intizanyo, nta n'impugira, ntinasakaye. Binibutse ubuzima nakuriyemo n'ubuzima twaciyemo iwacu, tukaba twaraje gukena, none nkaba narisanze hano. Ubungubu rwose ntago nakabaye mbaho gutya, banyurira bambwira amagambo atari meza gutya. Ariko sha reka nze nkomeze niga iki cyongereza nihugure, nzi neza ko rwose nimara kumenya icyongereza neza ku buryo burambuye nzahita mva hano, maze uyu mukobwa uhora ushaka kuntuka buri kanya ntazongere kubona uko antuka. Muri ako kanya rero Kayitesi yahise atangira kwiga icyongereza, ubona ko rwose ashishikaye. Iminsi rero yakomeje gutambuka, ari nako Ben yakomezaga gukora utuntu duto duto ya Kayitesi, ari nako Rina rwose yakomezaga kurushaho kubabara.